Uyu munsi ngiye kubereka uburyo nkora African tea nkoresheje espresso machine. Ni uburyo budasanzwe ariko buraryoha cyane, reka ubibone. Mbanza gushyira ibyatsi muri teapot, umwenya cyangwa umucyayicyayi. Aha niho dutangira kubaka uburyohe bw'icyayi. Nyuma nongeramo amata kugira ngo bivemo icyayi kiryoshye. Nongeramo amajyane na tea masala. Ibi ni byo biha icyayi impumuro n'uburyohe bwa African tea. Hanyuma njya kuri espresso machine, shyira steamer mu mata, atangira gushyuha, ibyatsi bikivanga neza muri yo. Aha niho ibintu bihinduka. Steamer ituma flavor zose zivanga neza, ikabyara icyayi gifite impumuro idasanzwe. Ngiki icyayi cya Afurika cyakozwe mu buryo bwa barista, kiryoshye cyane. Kurikirana kuri YouTube Barista Irene TV, wige andi mabanga y'ibinyobwa byiza.